bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi, bwa mbere ikipe y'Afurika muri kimwe cya kabiri. Maroc aruvuyanga amanuka ava kuri ya computer, dupfukame twubahe Maroc, pfukama jya hasi, pfukama twubahe Maroc. Igwe Maroc, igwe turebe kabisa Maroc. Uyu ni Rugaju Regan, umwe mu banyamakuru bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda bitewe n'umurava akorana akazi ke kandi agakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ashimishe abamukurikirana umunsi ku wundi. Gusa nubwo abenshi bamukunda bavugaho kugira ngo agere ku nzozi ze ko urugendo ahanini rutamworoheye, dore ko yigeze gukorera umwaka wose igitangazamakuru cyo mu Rwanda Adahembwa kugira ngo arebe ko nawe yabona aho amenera akinjira mu basesenguzi ndetse no mu banyamakuru ba siporo. Byashoboka ko waba wibaza uti Rugaju Regan ni muntu ki, yavukiye he, yinjiye gute mu mwuga w'itangazamakuru? Byinshi ku buzima bwe turabigarukaho muri iki kiganiro. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ujye ubona ibiganiro dukora umunsi ku wundi, kandi niba ukunze iyi video wakanda like. Muhaye ikaze. Amazina ye ni Ndayishimiye Regan, gusa benshi tumuzi nka Rugaju Regan. Izina Rugaju ni izina ry'umuryango akomora kuri se umubyara, aho buri mwana wese bavukana mu mazina ye harimo iri zina Rugaju. Se umubyara yitwaga Rugaju Manase, mama we yitwa Sifa, akaba avuka mu muryango w'abana 7, abahungu 4 n'abakobwa 3. Rugaju Regan yavukiye muri Congo, imurenge ahazwi nko mu Minebwe mu 1993. Mu mwaka w'1998 umuryango we waje kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda, aho baje gutura mu Gasyata. Muri 2016 nibwo Regan yasoje kaminuza mu ishami ry'uburezi. Nyuma yo gusoza amashuri nta kindi cyari gisigaye uretse kwinjira mu buzima bwo hanze y'ishuri. Ubwo nibwo yatangiye kugerageza byinshi kugira ngo arebe ko hari icyo nawe yakwigezaho. Muri 2018 nibwo papa Regan yaje kwitaba Imana. Ubwo rero ubuzima bwarahindutse kuko mama Regan yarafashe inshingano zikomeye zo kwita ku muryango w'abana 7 wenyine. Byatumye mama Regan ahita amwohereza kwa nyirakuru kubayo kuko ubuzima bwari butangiye kugorana. Aha akaba ari naho yakuriye. Mu mwaka wa 2014 ubwo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda nibwo yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru. Rimwe yarifasha asanga Rugimbana Theogene, umunyamakuru wa Flash FM, amwumvisha ko ari umuhanga mu gusesengura amakuru y'imikino, maze atangazwa n'uko azi kuyasesengura kuko yamuhaye umwanya kuri radiyo abikora neza cyane. Maze boss wa Flash FM ahita amwemerera stage y'amezi 3. Nyuma ya stage Regan yakomereje kuri Contact FM, ariko naho ahajya mu buryo bwa stage, aho yahamaze umwaka wose akora ariko adahembwa. Icyo gihe yabonaga itangazamakuru ntacyo riri kumwinjiriza kandi akabona n'imyaka irimo kuba myinshi nta kintu arageraho. Mukuru we yaje kumugira inama yo kuva mu itangazamakuru, dore ko ntacyo yari kurikuramo. Amugira inama yo kujya mu gihugu cya Kenya gushaka imibereho. Nibwo yafashe urugendo ajya aho yaje kubona akazi ko gukora mu kabari, ariko we ntabwo yabikunze kuko yumvaga umwuga w'itangazamakuru. Burya amasengesho arakora, yakomeje gusenga, maze kubw'amahirwe yakira telefone ivuye mu Rwanda imusaba ko yaza gukora nk'umunyamakuru. Muri 2018 yagarutse gukorana na Rugimbana Theogene, wamubonyemo impano idasanzwe. Rimwe aganira n'itangazamakuru yavuze ko Rugimbana Theogene ari mu batumye agera ku nzozi ze. Ubwo we na Rugimbana barakoranye, ndetse abantu bamukundira ko ari umuhanga mu gusesengura amakuru y'imikino. Ubuhanga bwe bwatumye umuyobozi wa radiyo 1 amuha akazi ko kujya akora mu kiganiro One Stop Show. Icyo gihe ibintu byari byiza, dore ko yahembwaga ahantu 2, amafaranga arimo kuboneka. Ariko muri 2021 ingoma zaje guhindura imirishyo, aza gushwana na Rugimbana Theogene bakoranaga mu kiganiro, ndetse bimuviramo no kwirukanwa. Asubiye kwa Kensi nawe yanga gukorana nawe ngo byari kuzana umwuka mubi mu kigo.
icyo gihe isi yabaye nk'imwituye hejuru ndetse ajyana n'agahinda gakabije yibaza azongera gukura akazi. abaziranye nawe bamubwiraga ko ibintu bizagenda neza. Mu gihe yari akiri kwibaza uko biragenda nibwo yaje guhabwa amakuru na Patrick Habarugira ko muri RBA harimo umwanya w'akazi. Aragenda akora ikizamini cy'akazi nk'abandi, kubw'amahirwe y'Imana aragitsinda. Kuri icyo gihe byari ibyishimo bidasanzwe kuri we. Kuva 2021 kugeza n'ubu aracyari umukozi w'igitangazamakuru RBA, by'umwihariko